Hello guys, my name is Nikiza Onesphore nanone ndi DOP wa Maxon TV nkuko muyimenyereye muranzi mwese. Uyu munsi ndagira ngo duce ikibazo cyo kwibwa cyangwa se kwatakwa bitunguranye burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Yola, turagira ngo tubigishe uburyo wakitabara cyangwa se wakirwanaho uramutse utewe n'ibisambo cyangwa se n'abagizi ba nabi. So ndagira ngo uyu munsi Yola abafashe uburyo ushobora kwataka umuntu bitakugoye cyangwa se wowe uburyo ushobora kuba watewe ukabura uburyo widefanda, uburyo ushobora kubigenzamo. Ntago bigoye, njya numva abantu baba mama baba papa babasore se cyangwa wenda ukumva ngo umuntu yakwatatse agusanga ahantu uri cyangwa se bitewe naho unyura uvuye mu kazi kawe, bakwatatse bakwaka telefone yawe cyangwa se ishakoshi yawe cyangwa se bakwaka amafaranga bitewe n'uburyo ubwawe umezemo, ntawe uri fit sibyo, ntago wakoze sport. Ndagira ngo uyu munsi twitoze dukora n'imyitozo buri cyumweru, ntimugacikwe gukora subscribe on Maxon TV wige uburyo ushobora kwirwanaho cyangwa se kwitabara. Umuvandimwe wanjye ari hano arabafasha kuba wakora imyitozo buri cyumweru tap by tap, ngo tugendane step by step uburyo ushobora kwirwanaho, uburyo ushobora kwataka umuntu bitakugoye, uburyo umuntu ashobora kukwataka ukidefanda bitakugoye. Ndagira ngo abakobwa n'abamama bunyumva n'abapapa ntimucikwe, iyi ni promotion ije ku bantu babasaza nkamwe, baba mama nkamwe twubaha, abasore kugira ngo mwirwaneho mumenye nyine uburyo ushobora kwidefanda igihe watatswe n'umuntu ashaka kugira nabi. Ntimucikwe, mukurikire Yola muvandimwe nawe ari hano yagira icyo ababwira. Nanjye ndi hano kugira ngo mbafashe buri kimwe cyose mwifuza kandi I'm ready to everything. Murakoze. Ndagira ngo namwe murabyiyumviye, ni umuvandimwe wacu Yola. Turagira ngo noneho tudatinze mu magambo dutangire, agiye kutangira twereka uburyo ushobora kwitabara umuntu akwatatse. Agiye kutwereka amakati ushobora gukoresha, ni step by step. Agiye kutwereka physique ushobora gukora kugira ngo ubashe kuba fit ubwawe. Agiye kutwereka ama techniques amwe namwe ushobora gukoresha. Mbese muri make agiye kugira ngo atwigishe taekwondo, muri make atwigishe taekwondo ubashe kuba nawe ubwawe wagira aho uva naho ugera mu bijyanye na martial arts. Inshuti zacu bakunze ba Maxon TV, ndabasaba ngo nimucikwe mukore subscribe on Maxon TV and share, comment, nimucikwe kabisa. And subscribe yes, ntuyibagirwe gukora subscribe. Ntiwibagirwe gukora iki subscribe. Ntimucikwe bavandimwe, inshuti bavandimwe twese. Ushobora gukora subscribe ukoresheje telefone yawe. Bisaba iki? Biriya nkoze nawe wabikora. Bisaba ko ukoresha smartphone yawe cyangwa waba ufite telefone yawe ukabasha kwiga. Icyambere ubanza gukora ni iki? Kora subscribe, share and comment, ubundi tugufashe kwiga uburyo wakirinda cyangwa se ukabikora mu buryo bwa siporo bwiza. Icyambere tugiye kwiga umukino bita taekwondo. Taekwondo bisaba iki kugira ngo yige? Mu bushake. Icyambere tugiye kwiga umugeri bita high kick cyangwa se abjagi. Turayiga mu buryo. Cyambere urabanza ufunga amaboko yawe. Amaboko yawe aragufasha kugira ngo ugire garde nziza, ubashe gutera umugeri urambuye cyangwa se unarebeke neza. Cyambere tugiye kwiga bita high kick. Turabikora mu buryo bubiri. Turajya tubuhindura akaguru twakoresheje, dushyireho akandi. 1 2 3 4 5 uhindure akaguru. 2 3 4 5 icyo ni igice cya mbere. Wakora subscribe tukakwereka ibindi byinshi bitari ibyo ngibyo. Wowe banza ukore subscribe, ubundi urakaza neza kuri Maxon TV. Follow and share. Twagarutse. Ubu ngubu tugiye kwiga side kick. Side kick umugeri nawe woroshye nkuko bwa mbere twize umugeri bita high kick. Urabyibuka wari umugeri utera
ujyanye akaguru kawe k'imbere ukabara inshuro 5, ugahindura kandi kaguru ukabara inshuro 5. Bwa kabiri tugiye kwiga iyo bita side kick. Turabikora nkuko twabikoze bwa mbere, gusa iratandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe and share, comment, ntubyibagirwe. Twagiye cya mbere. 1 2 3 4 5, tugahindura akandi kaguru. 1 2 3 4 5, bikaba birarangiye. Ubutaha tuziga ndi umugeri. Wowe icyo ubanza gukora ni gukora subscribe and share, kuri ntiwibagirwe na comment kuri Max One TV, tukabahereza byinshi wamenya kandi bikagushimisha. Murakoze. Hello everyone. Ubu ngubu nagarutse tugiye kwiga ikindi gice. Ikindi gice ntabwo uyu munsi turi bwige kick, turiga uburyo bwo kwataka cyangwa se uburyo bw'ibipfunsi na blocage. Turabyiga mu buryo. Ntiwibagirwe gukora subscribe, share and comment, ubundi byorohe dufatanye kwiga. One, two. Wabibonye biriya ni buryo bwa blocage. Uko wabibonye ni blocage utera hasi ukabikora ujya imbere, then ugahindukira, warangiza ukabikora nanone ugaruka aho wasubiye, warangiza ukarangiza. Tugiye kwiga ikindi gice dutera igipfunsi cyangwa se punch. Tugiye kubikora mu buryo. Twagiye komeza, wowe kore subscribe and share, comment, ubundi tukwigisha. Wabibonye biroroshye cyane. Wowe icyo usabwa ni ugukora cyane. Biriya bwari uburyo bwo kwiga punch cyangwa se uburyo bw'ibipfunsi. Ugakora ujya imbere ndetse unagaruka, warangiza ukarangiza, ukabikora neza. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana Max One TV, tukakugezaho byinshi utaruzi, tugafatanya kubimenya ndetse tukanagufasha wowe ushaka kumenya taekwondo. Welcome kuri Max One TV. Tibagirwa gukora share and comment na subscribe. Murakoze cyane.